muri Egiputa hari ingorano nyinshi, ariko Mose hari izindi ngorano yabonye zirenze izo. Kwizera yari afite ni kwarebwa ku ngorano zo mu isi. Mwigane kwizera kwabo. Ngo mwigane nta ntwaro bacu kurwaza gisho gutwara. Atumva nkubwiye, hari intwaro zazicuzwe, hari intwaro z'ubukene, hari intwaro z'amarozi, hari intwaro ati niba byizeye ko Imana ivuze ko bitazajya bigutwara, haguruka uterere zero. Ubwo si ubutumwa. Ntimukayobywe n'inyigisho z'uburyo bwinshi bw'inzaduka ngo bumvishe hari izindi mbaraga zikandagiye aho ngaho. Kubera Pawulo afite kwizera gukomeye, abona ingabo nyinshi z'abamarayika ibihumbi n'ibihumbagiza ngo ziri ku mafarashi yaka imiriro. Arabafatira abashorera abajyana ibwami. Ageze ibwami arababwira ngo aba bantu mubatekere ibyo kurya, mubagaburire barye, nibarangiza mubasezere bataha. Vasha umuntu wamaze kugira kwizera kutagishingiye ku by'isi, kwageza ahandi hantu kwahishuriwe ubushobozi bw'Imana n'imbaraga z'Imana, mubagaburire. Ngo bamaze kurya, wumvisha ibintu bine uko kwizera kwatumye Aburahamu akora. Icyambere ngo kwatumye agenda atazi yajya. Icya kabiri kwatumye bumusuhuke mu gihugu yasezeranijwe. Icya gatatu kwatumye bumushyitsi muri cyo. Icya kane ngo kwatumye aba mu mahema, ntiyubaka ama etaje, ntiyubaka amazu meza. Mu gihe twebwe ibyo ari byo turimo turizera ngo Imana izadukorera. Kwizera ko kuri bari bafite kwatumye bya biri twebwe uyu munsi turi kuvuga ngo nibyo twizeye, ahubwo barabihinyuye. Imana iguha kwizeriye ntambwe uyitere uwishurirwa umudugudu. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu, tuzahora turimba ushimwe mwami. Mfite umukundwa nongeye ndagusohoje wowe ukurikira ibiganiro bitambuka kuri AYALONI TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza ubwami bw'Imana. Ndakwifuriza amahoro n'umugisha biva ku Mana ndetse n'uburinzi bw'Imana aho uri. Mbere yuko dutangira rero ku ijambo ry'Imana, reka tumaze dusenge. Turagushimiye mwami wacu, uri Imana yo kwizerwa kandi uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana idahinduka, uri Imana ihora ibihe byose, uri Imana nziza yo kwizerwa. Mana, muri aya masaha turagushimira ineza yawe, turagushimira urukundo rwawe rubana natwe buri munsi, ukaturinda aho turi hose, aho dushakisha ubuzima, ukarinda imiryango yacu, ukarinda abana bacu, ukarinda abagore bacu, ukarinda abatware bacu, ukarinda famiye tuvukamo, ukaturinda. Mana, ndagushimiye iyo neza yawe, ndagushimiye iyo neza yawe, kandi uturinda atari uko twakiranutse, ahubwo ni ubuntu bwawe butagira akagero. Reka rero uyu mwanya tugiye kuganira ku ijambo ryawe, na mwene data udukurikiye. Turasenze kugira ngo imbabazi zawe zize zitugote, urukundo rw'Imana rubane natwe, ijambo ry'Imana rigira ububasha kuri twebwe. Pawulo ngageze muri Efeso, ijambo ryawe ngo ryagize ububasha muri uwo mujyi. Natwe turasenze kugira ngo ijambo ryawe rigire ububasha ku buzima bwacu, ku muntu wese turi kumwe muri aya masengesho. Haleluya, haleluya. La losi hizalebo fede ya siwi shalamo netaya zini. Uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana y'urukundo rwinshi, uri Imana y'imbabazi, uri Imana y'amateka, uri Imana itagira itangiro ntigire n'iherezo, uri Imana umuremyi w'ijuru n'isi, uri Imana yahanitse ikirere ntawe ugufashije, uri Imana yadendeje inyanja, uri Imana ihamagara ubusa mu muyaga bukakwitaba. Nawe uhanye nawe, amahanga yose ni umukungugu munsi y'ibirenge byawe. Uravuga bikaba, wategeka bigakomera. Ujya utuma ijambo ryawe rikarema ibitari biriho bikabaho. Niyo mpamvu uyu mwanya dusenze kugira ngo ijambo ryawe rireme ibitari biriho ku buzima bw'umuntu ukurikiye ubutumwa bwiza. Ijambo ryawe risenye ibyo Satani yubatse kuri we, muri we, mu buzima bwe no mu mirimo abamo. Ijambo ryawe risenye imigambi yose, imigambi ya Satani ku buzima bwe, mu izina rya Yesu Kristo. Reka Mana, ijambo ryawe ryinjire mu mitima yacu, reka ryinjire mu mutima w'uyu mwene data utangiye kumva. Reka ijambo ryawe rimubohore
tumuzinguyeho imbaraga zose zamwizingiyeho z'umubi, imbaraga za satani turazisenya. Mu ijambo ryawe harimo ubuzima, mu ijambo ryawe harimo intsinzi, mu ijambo ryawe harimo kunesha, mu ijambo ryawe rirakomeye Uwiteka. Ngwino ubane natwe uyu mwanya, imbaraga z'umubi zose zihunge. Reka Mana, umuntu ugiye kumvira ijambo ryawe yakira amahoro yarabuze, aho yaraburiye amahoro ntiyabone mu ijambo ryawe, ko ijambo ryawe ritanga umunezero, ritanga ibyishimo, ritanga amahoro. Niyakire amahoro y'Imana, niyakire gukira, niyakire kubohoka mu ijambo ryawe. Ngwino ubane natwe Uwiteka, imbaraga z'umubi zihunge mu izina rya Yesu Kristo, zirwanya ijambo ry'Imana, kuko Satani arwanya abumva ijambo ry'Imana. Ndagushimiye Mwami, nanjye ndakwihaye ngo wawe umutima wanjye, ciye bugufi shyirwe hejuru kuko uri kwizerwa. Mana nkoreshe kuko ubyifuza. Urakoze Mwami Yesu, ndagushimiye ko vishe gusenga, mbyamaje nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha cyane, Imana ibahe umugisha. Reka dufate Bibiliya dusome ijambo ry'Imana. Iki ni ikiganiro ubusesenguzi kuri Bibiliya, aho tugarutse ku cyigisho cyo kwizera. Tukaba turi kwiga ku ntambwe enye zo kwizera. Ubwo duherukana twari turimo kwiga intambwe ya kabiri, ya yindi ishingiye ku kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Uyu munsi rero ntago ndi buvuge ku ntambwe ya gatatu, ya yindi ishingiye ku kwizera gukora ibitangaza, kuko intambwe ya kane n'ubundi isa nkaho ikorana n'iyi ya gatatu. Niyo mpamvu tugiye gusa nkaho duhita kwinjira ku ntambwe ya kane, hanyuma Imana nidushoboza tuzagaruka twerekana ko umuntu wamaze gutera iyi ntambwe ya kane ari nawe ugaruka agakora n'ibitangaza. Hanyuma tuzagaragaza umuntu ukora ibitangaza watumwe n'Imana ikimuranga, kuko ibitangaza byo na Satani arabikora, n'abapfumu barabikora, n'abakonikoni barabikora. Niyo mpamvu tugiye muri Bibiliya tubona igihe Imana yatumaga Mose muri Egiputa kwa Farawo, amaze kurambika iriya nkoni hasi igahinduka inzoka, n'abakonikoni ba Farawo barambitse zabo hasi zihinduka inzoka. Ariko igikomeye muri ibyo nuko inkoni ya Mose yahise imira ziriya nzoka, isigara yonyine. No kuvuga ngo imbaraga z'Imana zibasha kumira imbaraga za Satani, ariko Satani nawe aba yamaze gusa nkaho apirata imbaraga z'Imana. Bivuze ngo umuntu udafite Imana muri we, akaba adafite imbaraga z'Imana ziguriye muri we, ntabwo yapfa gutandukanya ibitangaza by'Imana n'ibya Satani. Umuntu utagira iyerekwa, umuntu utagira ihishurirwa, kandi umuntu udafite ihishurirwa mu ijambo ry'Imana ntabwo yabasha gutandukanya ibitangaza bikozwe n'umuntu, ariko umuntu akaba ari kubihabwa biturutse ku Satani, ndetse n'ukora ibitangaza biturutse ku Mana. Ibi rero kubimenya tuzabyiga turebe ese umuntu ukora ibitangaza atumwe n'Imana niki gishobora kumuranga. None se ubundi umuntu ukora ibitangaza yatumwe Satani niki kimuranga? Ibi tuzabyiga, ariko tugiye gukomereza kuri iyi intambwe yo kwizera ya kane. Hanyuma tuzagaruka tuvuga ku bitangaza, ikintu kiranga abo bantu uko ari babiri. Imana iguha umugisha cyane kuko uri kumwe natwe, kandi utangiranye natwe iki kiganiro. Nkaba ngusaba ngo wowe ufunga iki kiganiro ntugende utakirangije, cyumva kirangize, kuko urakuramo imbaraga z'Imana kandi uri buvane mu butware bw'Imana. Iki nkubwiye n'ukuri, nutangirana natwe ukacyumva ukakirangiza ntukigeze hagati. Hari abantu bacyumva yagera hagati akabiparika cyangwa akigira mu byo akora akaba arabyihoreye, akaba abandi noneho bagera hagati bagahita babyihorera burundu. No, fungura iyi video hanyuma wumva ubutumwa bwose, utangirana natwe na Yesu, turi kumwe n'Imana Data n'Umwuka Wera. Hanyuma mu kumvira ijambo hari ibintu biri buhinduka ku buzima bwawe, hari ibyakwiboheho biri buveho. Kandi iki nkubwira nkikubwiye nk'umukozi w'Imana wahamagawe n'Imana, wamaze guhishurirwa ubushobozi buri mu ijambo ry'Imana. Rero tangirana natwe ikiganiro kandi ukirangize, ntusoze utakirangije. Rya sengesho rya nyuma dusengana, rya nyuma usengane natwe. Imana iguhe umugisha. Uyu munsi turashaka kugira ngo tugaruke kuri ya magambo tumaze iminsi dusoma, bwa mbere nabasomeye, kugira ngo noneho tubone ko twinjira ku nyigisho ya nyayo. Tugiye kwiga noneho, reka mvuge nti ubu noneho tugiye guhishurirwa kwizera kwa nyako.
kuko ibindi byose navuga ngo ni nko gutabayanjwa. Tugiye kwiga kwizera kwa nyako. Noneho Imana iri gusaba abakristo bose bamaze guterera ntambwe ya kabiri yo kwizera gushingiye kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Hanyuma uko kwizera tugiye kwiga niko kwari mu ntumwa, niko kwari mu buhanuzi. Abantu bose tubona Bibiliya igaragaza Imana yagiye ikoresha ibikomeye, yagiye ikoresha ibitangaza, bagiye babasha gukora ibintu by'impinduka hano mu isi, bagahindura ibintu byari byaranze guhinduka. Bagiye bahindura ibintu ubutegetsi bw'isi bwashyizeho bwubatse, bo bakabihindura bikavaho bigasenyuka. Ni abantu bari bafite uko kwizera. Iyi ntambwe ya kane tugiye kuvuga. Iyi ntambwe ya kane yaba intumwa yaba abahanuzi babanjije mbere ya Yesu n'abakurikiyeho nyuma ya Yesu mu gihe cy'intumwa, uko kwizera niko bari bafite, ku buryo Bibiliya igaragaza ngo kwizera kwanyeganyeje ubwami, kwanyeganyeje isi, kwatsinze abadayimoni gutsira Satani. Kwizera kwabo kwatangaje isi. Tugiye ku ntambwe ya kane, ariyo yitwa kwizera gushingiye kureba ku bitaboneka. Twabonye amagambo Pawulo yandikiye Abakorinto mu rwandiko rwa kabiri 4:16-18, aho yanditse aravuga ngo nicyo gituma tudacogora nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, uyu nguyu, ariko umuntu wacu w'imbere, wa wundi utaboneka, wa wundi uzabona Imana, ahora hinduka mushya uko bukeye. Pawulo arongera avuga ngo kuko kubabazwa kwacu kw'igihwayihwayi kw'akanya ka none kwiyongeranya kuturemera ubwiza bw'iteka ryose bukomeye. Ahita avuga ngo nuko rero natwe ntitureba kubiboneka, aya mazu, amamodoka, amafaranga, gukira nka muherwe, gutunga za turesi zirenga 10-20, kubaka ama etaje arenga 10-20, gutunga amafaranga kuri banke, tukagira amadolari, tukagira amayero, tukagira amarivre sterling, tukagira amasefa, tukagira amapaundi, tukagira amayuwani. Bega Pawulo yaravuze ngo ntago twe tureba kuri ibyo biboneka. No, nukuvuga ngo kwizera tugiye kwiga ko ntago kureba kubiboneka. Icyakoza kwa kundi twahereye kwa mbere duhura twese abatuye isi ko gushingiye kureba kubiboneka. Ni mpamvu nyine abantu benshi bagufite abavuga ngo nizeye ko Imana izama imodoka, nizeye ko Imana izama inzu, nizeye ko Imana izama akazi, nizeye ko Imana izama amafaranga, nizeye ko Imana izanyuriza indege, nizeye ko Imana izama perimi, nizeye. Urumva ni ukwizera, ariko kwizera gushingiye kubiboneka. Pawulo waravuze rero ngo twebwe kwizera dufite, kwizera yari afite ndetse n'abatubanjirije, ngo ntabwo kwarebaga kubiboneka. Aravuga ngo ahubwo tureba kubitaboneka, kuko ibiboneka ari by'igihe gito, ngo naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Oh haleluya. Iyi ntambwe tugiye kwiga rero, abo basogokuruza batubanjirije, intumwa, abahanuzi, niyo ntambwe Imana ishaka ku mukristo wari wese. Ubwo duheruka kwiga twabonye ko iyi ntambwe ya kabiri dutera yo kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza, tukamwizera mu mitima yacu, tukabyatuza kanwa. Twabonye ko iyo umaze kwitera kenshi itangira uko kwizera gutangira ari impumyi, kutabona, ukizera ibyo utazi, ukizera ibyo utarabona. Urugero, none se niba wizeye Yesu waramubonye? Nuko bisoma muri iki gitabo no kwibwirwa n'abandi. Urumva ntubizi, nturanabibona. Niba wizeye ijuru zaho riba se, ijuru riba hehe? Yesu umunsi umwe haje umufarisayo araza amubaza ngo mwigisha, mu bwami bw'Imana buzaza ryari? Arangije aramubwira ngo ubwami bw'Imana ntibazavuga ngo nguburiya cyangwa bati ngubu. Aramubwira ngo kuko ubwami bw'Imana buri hagati muri mwe. Ngaho wizeye ijuru, kandi tujya tuvuga ngo ijuru rihara mu kirere. None Yesu aravuze ngo buri hagati muri twebwe.
Pawulo ari muri Atene mu Bugiriki mu rugendo rwe rwa kabiri yarakoze tabuki byakozwe n'umwe cya 16 kuva ku murongo wa 9 ibiri tubwira ko urugendo rwa kabiri rwa Pawulo yagiye mu Bugiriki cyo gihe hitwaga ngo ni Makedonia. Ageze mu murwa mukuru w'Ubugiriki ari we Atene Atenayi tabuki byakozwe n'umwe igice cya 17 uhere ku murongo nibuza wa 21 ari gusobanura avuga ubutumwa bwiza muri Atene kuko bitubwira ko abanyatenayi bose ngo n'abasukiye baho batagiraga ikindi bakora kiretse gushyushya inkuru no kumva ibyadutse. Ibyo nibyo byabarangaga, gushyushya inkuru no kwirirwa bumva ibyadutse bakajya kubivuga. Pawulo yahageze nawe bumvishe zanya makuru mashya bajya kumwumva bumva izo nzaduka zanye barangije bajya gushyushya izo nkuru. Ariko mu gusobanura yaravuze ngo mu byo yavuze byinshi yaravuze ngo Imana yacu iyo tuyishaka dukabakabye ntabwo iri kure y'umuntu wese muri twebwe. None wizeye ijuru kabuvuga ngo nzajya mu ijuru ngo nzazamuka, kandi koko Bibiliya itwereka ko Yesu ajya mu ijuru yarazamuwe, Eliya ngo nawe yarazamuwe, na Pawulo yavuze ko ngo yazamuwe akajyanwa mu ijuru rya gatatu. Ibyo rero wizeye utarabona biba bisobanuye ngo uyo ntambwe uteye yo kwizera iracyari impumyi, kuko kwizera kuracyari impumyi ni kurabona. Uti bizima abakuru abamarayika Imana data wa twese biri hehe wabibonye? Nuko byizera gusa. Uko kwizera rero kuba kukiri impumyi kwa kutari kwabona. Ariko reka nkubwire nshuti yanjye, reka nkubwire uko kwizera hari igihe birangiza kubonye kukabona. Gukomeza kwinjira muri Yesu, ukora ubushakashatsi mu kumumenya, usenga, ufata ibihe byo kwiza ubusa, usoma ibyanditswe byera, ukora ubushakashatsi mu bitabo byagiye byandikwa n'abandi banyabwenge. Ariko ndavuga ubwenge bw'Imana, ntabwo mvuga abanyabwenge bisi. Bagiye bandika ibitabo ariko ibyo bandika bikaba bikomotse mu bwenge bahishuriwe n'Imana, bahawe n'Imana. Uko ni kurusha kugenda winjira mu Mana, ugiraho ugenda uyishurirwa. Biza kurangira kwa kwizera kwatangiye kutabona, Imana iguhereyemo impano yo kwizera, noneho kubasha guhishurirwa ibyo utabonaga wizeraga gusa. Uyu murongo mu witeho cyane twarawusome dutangira urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorino igice cya 12 umurongo wa 9. Ariko wowe niba utwumvise bwa mbere uhere ku murongo wa 4 ugeze ku murongo wa 11 havugwamo impano 9 umwuka wera atanga. Izo mpano 9, impano ya mbere ni impano y'ubwenge, impano ya kabiri ni impano yo kumenya, impano ya gatatu ni impano yo kwizera, impano ya kane ni impano yo guhanura, impano ya gatanu ni impano yo gukiza indwara, impano ya gatandatu ni impano yo gukora ibitangaza, impano ya karindwi ni impano yo kuvuga izindi ndimi, impano ya 8 ni impano yo kurabanura imyuka, impano ya 9 ni impano yo gusobanura indimi. Tugarutse rero hejuru ku murongo wa 9 batubwiye ko impano ya gatatu umwuka wera atanga ni impano yo kwizera. Icyitonderwa ahangaha ndagusaba nshuti yanjye uwashinge agatoki washyira akadomo. Twirirwa twigisha abantu kwizera tukababwira ko ni impamvu ibyabo bidasobora nuko batizera, ariko siko tubonye ko noneho kwizera ari Imana itanga, kuje mu mpano umwuka wera atanga. None uko kwizera tubonyemo hano mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorino rwa mbere igice cya 12 umurongo wa 9 tuhabonye ijambo rivuga ngo abandi baheshwa n'uwo mwuka kwizera. Kwizera guhindutse impano. Turaje turebe uburyo intumwa za Yesu zateye intambwe ya kabiri yo kwizera gushingiye ku kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Igihe babanaga mu isi bari baramwizeye baramwakira, bari basigaje guhabwa noneho kwizera nk'impano umwuka wera abahaye. Kuko uko kwizera kw'impano umwuka wera atanga, iyo wamaze kuguhabwa uhita urenga kwa kureba kubiboneka ahubwo ukareba kubitaboneka. Kubera iki? Uko kwizera kutangira kugwishurira bya bindi wari warizeye utaruzi, bigatuma noneho nta kintu na kimwe cyo mu isi gishobora kugucogoza mu rugendo, gishobora kukunaniza mu nzira ijya mu ijuru.
niyo haza ibimeze biti, niyo haza ubukire bungana bute, ntabwo ushobora kunanirwa ngo ucogozwe n'ubukire mwongere ujye gusangira n'abakire bagenzi bawe mwirwe munywa inzoga n'ibiyobyabwenge mujye gushaka abandi bagore n'abandi bagabo. No, uyu muntu wamaze guhabwa uko kwizera nk'impano umwuka wera atanga, nta kintu na kimwe gishobora kumunaniza mu rugendo. Kubera iki? iyi mpano yo kwizera iyo yakugezeho utangira guhishurirwa Yesu, utangira guhishurirwa Imana, utangira guhishurirwa ijuru, utangira guhishurirwa ibizima, utangira guhishurirwa abakuru, utangira guhishurirwa abamarayika. Ndaje mbibabwire nshuti, ndaje mbibabwire kwizera ukawera tanga. Oh haleluya. Reka dusome tubanze twumve, turashaka kureba hahandi mu rwandiko rw'Abaheburayo intwari zo kwizera. Intwari zo kwizera ni ibiki bizeraga? Ese ibyo bizeraga nibyo natwe turi kwizera uyu munsi? Ese kuki byageze aho Imana ibita intwari? Wowe unkurikiye aka kanya ukaba waramaze gutera intambwe ya kabiri, ariyo kwizera gushingiye ku kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wumva uramutse neza aka kanya uvuye mu isi, urabyihamiza n'umutima wawe yuko Imana yagushyira mu ntwari zo kwizera nk'uko abatubanjirije yabashyize mu ntwari zo kwizera. Ese ubundi ni ibiki bizeraga? Bizeraga amazu, bizeraga ko Imana izabaha amamodoka, bizeraga ko Imana izabaha amafaranga n'akazi n'ibindi, izabakiza indwara. Ngira ngo niba twaratangiriye twabonye ko ibi byose biri mu nshingano y'Imana, si ibyo kwizera, ahubwo hari icyo kwizera uyu munsi tutari twahishurirwa ngo tukizere. Icyo nicyo dushaka kureba noneho. Aba bantu Imana yise intwari zo kwizera ni ibiki bizeraga? None icyitonderwa, ijambo ry'Imana rigaruka rivuga ngo natwe tubigane, ngo twigane uko kwizera bari bafite. Bivuga ngo nutakwigana kwizera kwawe zero ntaho kuzakugeza, kuko ijambo ry'Imana ni itegeko, nta dictation ibamo. Icyo rikubwiye nicyo, mwigane kwizera kwabo. Ugomba kubyigana tu. Tugiye kubanza turebe rero muri izi ntwari zo kwizera tugiye gusoma. Ntabwo ndi busome iki gice cyose, ariko ndagusaba kugira ngo uzasome iki gice cya 11 cy'u rwandiko rw'Abaheburayo, urebe n'intwari zo kwizera, urebe n'ibyo bizeraga, hanyuma urebe nuko kwizera bari bafite icyo kwabahesheje. Icya mbere ni ukureba bizeraga ibiki, ni ibiki bizeye. Icya kabiri, uku kwizera kwabahesheje iki? Urasanga icyo kwabahesheje gitandukanye n'icyo twebwe uyu munsi turimo kwizera. Twebwe turatinya tukavuga ngo twizeye ko tutazicwa n'inzara, mu gihe bo noneho kwizera bari bafite kwabahesheje kwicwa n'inzara, ariko ntibacogora. Umuntu agahora yikanira kwizera ngo jyewe nizeye ko ngo nzatunga imodoka, ngo sinzapfa natunze imodoka, mu gihe bo kwizera bari bafite nk'impano mwuka wera yabahaye kwabahesheje kwirirwa bagenda imisozi n'ibibaya, bagafata ibihugu bakanyura mu bindi, bagenda n'amaguru bagiye kuvuga ubutumwa. Mu gihe wowe utatera nibuza utagenda nk'ibirometero nka 5 ugiye mu ivuga butumwa ugenda n'amaguru. Reka tuvuge wenda ngo nicyo gihe turimo iterambere ryaraje, ariko icyitonderwa, icyo gihe nabo bari bafite iterambere ryabo. Hari amafarasi, hari indogobi, hari ingamiya, hari amato, hari ibintu byinshi bafata cyangwa bakabigura bakabigenderaho bajya mu ivuga butumwa. Ariko kuko bari bafite kwizera kwabarengeje ibya hano mu isi, baragendaga ntibananirwe. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 40:28 haravuga ngo mbese ntiwari wabimenya? Ese nturabyumva? Imana ihoraho, Uwiteka
umuremyi w'impera z'isi ntirambirwa ntiruha ubwenge bwayo ntiburondoreka niyo iha intege abarambiwe niyo iha intege abarambiwe kandi utibashije imwongeramo imbaraga abasore b'imigenda bazacogora baruhe n'abasore bazagwa rwose ngo ariko abategereza Uwiteka oh haleluya ngo bazasubizwamo intege nshya bazatumbagira mu kirere bagurikisha amababa yabo nk'ibisiga baziruka be kunanirwa ngo kandi bazagenda be gucogora umuntu wamaze kugira uko kwizera ntashobora gucogora ntashobora kunanirwa yavana akagera ku mpera y'isi atararwa hari imbaraga z'umwuka Imana imuzuza otali wizafe peshalos lesta sove detaye brira fe hazoma jawiya sinima hari imbaraga z'Imana Imana ije mwuzuza reka dusome Abaheburayo igice cya 11 turabanza dusome ya titire ariko ndashaka kugira ngo izi ntwari zo kwizera Bibiri tubwira izi ntwari zo kwizera Bibiliya ivuga ndashaka kugira ngo tuganire ku ntwari ebyiri hanyuma nawe uzasoma izindi ntwari zose urebe kwizera bari bafite kwizera bari bafite nubwo ngiye gusa nk'uwihuta tugahita dusoma no mu Baheburayo igice cya 13 umurongo wa 7 tugeze ku murongo wa 10 ariko umurongo cyane nshaka ni wa 7 usibye ko niyo mirongo nayo irimo amagambo meza ashingiye mu gusenya bya bindi twizera bya hano mu isi. Izo ntware ebyiri rero nzarobanuramo tugiye kuziga turebe ese ibyo twizera uyu munsi nibyo bizeraga. Nose Bibiliya kitubwira ngo tugere ikirenge mu cyabo ngo twigane kwizera kwabo. Reka dusome twumve uko atubwira. Ndasoma ititire ndagize nje gusoma Abaheburayo ubundi ndahita nsoma umurongo wa 8 kugeza ku murongo wa 10 simbuke nje ku murongo wa 24 ngeze ku murongo wa 27 hanyuma intware ebyiri nshaka kuvugaho ni intware yitwa Abraham sogokuruza wo kwizera. Hanyuma indi ntwari nzavugaho ni witwa Mose umugaragu w'Imana wakuye ubwoko bwa Isiraheli mu Misiri akabambutsa inyanja itukura ari kumwe n'Uwiteka ku nkonere yamuhaye akabanyuza mu butayu bukomeye burimo bushyuhe bukomeye harimo inzoka z'ubusabwe akabafasha guhangana n'abamereki bahanganiye nabo mu butayu. Imana ikamukoresha ibikomeye akabakurira amazi mu gitare kirusha gukomera cyo cyitwa Kristo bakanywa akabahesha kurya inyama bitotombye akabahesha kurya mana imyaka 40 mana yatekerwaga mu ijuru bakarya. Oh haleluya haleluya. Barya ibyo kurya byatekewe mu ijuru. Reka dusome twumve kwizera icyari cyo ibyitegerezo by'abizera nyakuri. Ititire umbabarire uyifate wongera isome kwizera icyari cyo ibyitegerezo by'abizera nyakuri. Ititire iri mu buryo bwo kubaza kandi igatanga n'igisubizo. Bega ikibazo kirabaza ngo mbese uzi kwizera icyari cyo? Niba rero utazi kwizera icyari cyo bakakubwira ngo dore ibyitegerezo by'abizera nyakuri. Ibyo byitegerezo rero ni byito utangiye gusoma kuva ku murongo wa mbere none ukumva abo bana bari bo warangiza ukumva n'ibyo bizeraga ibyo ari byo
warangiza ukigana uko kwizera kwabo, ukareka kwizera ibitandukanye n'ibyo bizeraga. Twinjiye ku ijambo cyangwa ku ntambwe ya kane yitwa kwizera gushingiye kureba ku bitaboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gito naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Kandi ibitaboneka bibasha guhesha ibiboneka, ariko ibiboneka ntibyahesha ibitaboneka. Mbega ijambo rikomeye. Ibitaboneka bihesha ibiboneka, ariko ibiboneka ntibyahesha ibitaboneka. Turaza kureba uburyo bizeye kwizera kwabo kukabayishurira iby'amaso yacu biratabona, bigatuma n'iby'umubiri bari bakeneye babihabwa. Babaye abakire mu ruhande rw'umubiri, bagize amafaranga, bagize ubutunzi, ariko kwizera bari bafite kwari kwararenze ubutunzi, kwari kwararenze amafaranga, kwari kwararenze akazi, kwari kwararenze ibiryo, kwari kwararenze nubwo babitunze, ariko ntibigeze bibarangaza mu nzira, kuko kwizera kwabashuriraga ko ari impamba y'urugendo Imana yabahaye bagomba kwifashisha kugira ngo bakomeze urugendo rwabo binjira muri gakondo nziza yabera. Reka dusome twumve. Umurongo wa 8 haravuze ngo kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagariye kujya aho yaragiye kuragwa, nuko agenda atazi iyo ajya. Umurongo wa 9 kwizera niko kwatumye abo musuhuke mu gihugu asezeranijwe, akaba nk'umushyitsi muri cyo, akabana mu mahema na Isaka na Yakobo abaraganywe nawe ibyo byasezeranijwe. Impamvu yatumye ibyo byose bibaho, kuko yategerezaga umudugudu wubatse ku mfatiro, uwo Imana yubatse ikawurema. Ikitonderwa, mbere yuko tujya ku murongo wa 24 tukageza ku murongo wa 27, ndashaka kubanza kugaragaza ibintu bine Aburahamu yakoze bitewe no kwizera yari afite icyo kwamwerekaga. Icyo kwamwerekaga ni ikibahirukije batubwira ngo yategerezaga umudugudu wubatse ku mfatiro, uwo Imana yubatse ikawurema. Bivuga ngo hari umudugudu yabonaga utandukanye n'ibyo mw'isi Imana yamubwiraga. Ariko Mana uratangaje. Umva ibintu bine Aburahamu kwizera kwamuteye gukora. Baratubwiye ngo kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagare kujya aho yaragiye kuragwa, nuko agenda atazi iyo ajya. Nukuvuga ngo kwizera Aburahamu yari afite kwatumye icyambere agenda atazi iyo ajya. Mbega kwizera gukomeye, yagiye atazi yajya. Icya kabiri, uku kwizera Aburahamu yari afite ngo kwamuteye kuba umusuhuke mu gihugu yasezeranijwe, aba umusuhuke muri cyo. Icya gatatu, ku kwizera kwamuteye ngo yabaye umushyitsi muri icyo gihugu Imana yamusezeranije. Tekereza kugira ngo ubu umushyitsi mu byawe, ubu umushyitsi mu rugo rwawe, ubu umushyitsi mu butunzi bwawe. Aburahamu ageze mu gihugu Imana yamusezeranije, iramubwiye ngo ngiki, arangije aba nk'umushyitsi muri cyo, ngo ni ukubera kwizera yari afite. Icya kane, ngo yabanye mu mahema na Isaka na Yakobo abaraganywe nawe ibyo byasezeranijwe. Wumvishe ibintu bine uku kwizera kwatumye Aburahamu akora. Icya mbere, ngo kwatumye agenda atazi yajya. Icya kabiri, kwatumye abo umusuhuke mu gihugu yasezeranijwe. Icya gatatu, kwatumye abo umushyitsi muri cyo. Icya kane, ngo kwatumye aba mu mahema, ntiyubaka ama etaje, ntiyubaka amazu meza. Mu gihe twebwe ibyo ari byo turimo turizera ngo Imana izadukorera, Aburahamu we yanze kubyubaka, kandi ubwo bushobozi yari abufite. Aho ugiye kuvuga ngo none se uragira ngo twe kubyubaka, byubake rwose. Imana niguhe n'ubushobozi ubyubake, ariko siho kwizera kwacu gukwiriye gushingira. Turi ku cyitegererezo cy'abizera, turi kureba ibyitegererezo by'abizera nyakuri, ngo nibo byitegererezo byo kwizera nyakuri. Kwizera ko kuri bari bafite kwatumye bya biri twebwe uyu munsi turi kuvuga ngo nibyo twizeye, ahubwo barabihinyuye. Kubera iki? Aburahamu yakoze ibyo bintu bine, ngo impamvu
nuko yitegerezaga umudugudu wubatse ku mfatiro uw'Imana yubatse ikawurema. Hari umudugudu yabonaga. Nshuti wowe unkurikiye, ndakwifuriza kugira ngo Imana iguhe kukwizera nk'impano, kukwereke umudugudu Yesu yagiye kugutegurira, kukwereka umudugudu urimo urubakwa. Umudugudu Aburahamu yabonye mbere y'imyaka 1,000 yuko Yesu aza mu isi. None n'uyu munsi uyu mudugudu Yesu yaratubwiye ngo ngiye kongera kuwutunganya kugira ngo tuzawemo. Imana iguha kukwizera ntambwe uyitere uwishurirwa umudugudu, we gukomeza kugira kwizera kureba ibya hano mu isi. Ngibyo ibintu bine nzabigarukaho, turimo turasoma gusa. Reka tujye noneho ku murongo 24 tugiye ku ntwari yo kwizera yitwa Mose. Dushoje intwari yo kwizera itubereye icyitegererezo ari we Aburahamu, sogokuruza w'abizera bose. Reka tujye noneho kuri Mose, intwari yo kwizera yitwa Mose. Umurongo 24 haratubwiye ngo kwizera ko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo. Umva ngo kwizera Mose yari afite kwatumye ubwo yari amaze gukura icyambere yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo. Iki tuzakigarakaho tureba agaciro ko kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo kuri Mose. Cyari ikintu cy'agaciro, cyari ikintu cy'icyubahiro kirenze, ariko Mose ngo kwizera kwe kwatumye yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo. Tuzavuga kuri Egiputa muri kiriya gihe cya Mose uburyo yari imeze mu isi. Icya kabiri, ahubwo agahitamo kurengananwa n'ubwoko bw'Imana abirutisha kumara umwanya yishimira ibinezeza by'ibyaha. Kwizera kwatumye Mose yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo. Icya kabiri ngo kwatumye ahitamo kurengananwa n'ubwoko bw'Imana bwa Isiraheli. Icya gatatu ngo kwatumye kurenganwa abirutisha ibinezeza by'ibyaha. None icya kane kwamuhesheje ku kwizera ni iki? Ku murongo 26 ngo kuko yatekereje yuko gutuko bamuhora Kristo ari ubutunzi buruta bw'Abanyegiputa babitse bwose. Impamvu rero umva ko kwizera ikintu kwari kwarakoze kwatumye Mose ahitamo biriya bintu bine nawe. Ku murongo 26b ngo kuko yatumbiraga ingororano azagororerwa. Nukuvuga ngo muri Egiputa hari ingororano nyinshi, ariko Mose hari izindi ngororano yabonye zirenze izo. Kwizera yari afite ni kwarebaga ku ngororano zo mu isi. Bega amagambo aryoshye, kasubiremo aya magambo muyumve. Kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura icyambere ngo yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo. Icya kabiri ahubwo ahitamo kurengananwa n'ubwoko bw'Imana. Icya gatatu abirutisha kumara umwanya yishimiye ibinezeza by'ibyaha. Icya kane kuko yatekereje yuko gutuka bamuhora Kristo ari ubutunzi buruta bw'Abanyegiputa babitse bwose. Impamvu ya byose uko kwizera kwamukoreye kwatumye akora ibyo byose ngo nuko yatumbiraga ingororano azagororerwa. Umurongo 27 uravuga ngo kwizera niko kwatumye ava muri Egiputa ntatinye umujinya w'umwami kuko yihanganye nk'ureba itaboneka. Ruvuga ngo yihanganye, ariko yihangana nk'umuntu wamaze guhishurirwa uri kureba Imana itaboneka. Yavuye muri Egiputa ngo ntiyatinye umujinya w'umwami, ntabwo yigeze atinya umwami Farawo wari umugome. Impamvu ngo yihanganye nk'ureba itaboneka. Nshuti yanjye, ndakwifuriza kugira iyi ntambwe ya kane, ukagira kwizera ushingiye kureba kwitaboneka. Ibi bintu Mose akoze ngo kwizera yari afite kwamwishuriye
ibintu byose byo muri Egiputa, ubutunzi bwaho, amafaranga, icyubahiro, ngabona ni ibinezeza by'ibyaha. ndagira ngo utekereze kuri iki kintu. Niba uri umukristo, ndagira ngo ugitekerezeho. Tuzavuga ku gihugu cya Egiputa n'ubukire n'ubutunzi cyari gifite, kugeza ubwo kwizera kwa Mose kwamweretse ko ibyo byose ari ibinezeza by'ibyaha, ngahubwo kumwereka ko akwiriye kujya kurengananwa n'ubwoko bw'Imana bwa Isiraheli, ngo ahitamo kujya kurengananwa n'ubwoko bw'Imana. Noneho ngo abirutisha kumara umwanya. Noneho ikintu gikomeye, ngo yatekereje yuko gutukwa bamuhora Kristo ari ubutunzi buruta ubwo abanyegiputa babitse bwose. Impamvu ngo nuko yatumbiraga, haleluya, ngo yatumbiraga ingororano azagororerwa. Kwizera kwatumye abona ko kurenganwa, gutukwa azira Kristo ari bwo butunzi. Ngo kumwereka ko ibitutsi gusa, ibitutsi agiye gutukwa n'abanyegiputa, ngabona Imana ibivunje mu butunzi bukomeye, ngabona harimo ubutunzi butagira akagero. Mu gihe twebwe bwa butunzi ariko twizera, tukirirwa tubyigisha abantu ngo nibabyizere Imana izabikora, tukirirwa natwe twikubita mu gatuza ngo turabyizeye ko tuzatunga, tugatunganirwa, tukajya amafaranga n'akazi. Abandi bahubwo noneho kwizera kwabo babonye ko ibyo ngibyo ari ibinezeza by'ibyaha, ngo bahishurirwe ko gutukwa, gusonza, kwambara ubusa bazira Kristo ari ubutunzi buruta ubw'abanyegiputa babitse bwose, ngo kuko batumbiraga ingororano bazagororerwa. Mana ishimwe, tulitarabo fahobia zishawita siliwini zalando takiblia fowazahishani wihai blezi fode ya sita ya zinima. Uwiteka we, ishurira abakubaha babasha kukumenya. Reka dusome mu rwandiko n'ubundi rw'Abaheburayo igice cya 13, tubone ko twinjira mu nyigisho yacu neza. Abaheburayo igice cya 13 umurongo wa 7 tugeze ku murongo wa 10. Tuzaganira. Umurongo wa 7 umva ko ruhameze, haratubwiye ngo mwibuka babayoboraga kera bakababwira ijambo ry'Imana. Mwibuke ababayoboraga kera, mubanze mubashakemo hano muri Bibiliya, nyuma murebe n'abandi babayoboye mu madini yanyu, murebe ko bari bafite kwizera nk'uko turi kubona ahangaha. Niba musanga bari bagufite, mubakurikire. Ariko abakera Bibiliya irimo kuvuga cyane ni abari hano muri Bibiliya. Igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice numva ari cya 6 umurongo wa 16, haravuga ngo Uwiteka aravuga ati muhagarare mu nzira murebe kandi mubaririze inzira za kera, aho inzira nziza iri aba ariyo munyuramo, niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Ariko umurongo ukurikiyeho baravuga ngo ariko barabihakana bati ntituzayinyuramo. Kugira ngo tubone uburuhukiro mu mitima yacu nuko tubaririza inzira za kera. Inzira za ryari? Inzira z'abatubanjirije. Mwibuka babayoboraga kera, niko uyu murongo urimo atubwira. Mwibuka babayoboraga kera, intumwa, abahanuzi. Niko Pawulo yabwiye Abefeso ngo twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, Kristo akaba ari we buye rikomeza imfuruka. Mwibuka babayoboraga kera bakababwira ijambo ry'Imana. Muzirikane iherezo ry'ingeso zabo. Umva umurongo urashakaga, mwigane kwizera kwabo. ngo mwigane kwizera kwabo. Mu byigane Imana irimo kutwemerera gukopera
iri kutwemerera gukopera, tugakopera, twigane, tubigane, twigane kwizera kwabo. Umurongo wa 8, Yesu Kristo ko yari ejo n'uyu munsi niko akiri kandi niko azahora iteka ryose. Bivuga ngo uko abakera bamwizeraga n'ibyo bamwizeragaho, ni nako n'uyu munsi ashaka ko ab'iki gihe cya none muri iki kinyejana cya 21 duhagazemo, ikinyejana kirimo ibintu bikomeye Satani arimo gukora cyane kandi afite umuvuduko mwinshi, ari gukoresha ibihangange bikomeye byo mu isi, akoresha ikoranabuhanga, akoresha tekinoloji, afite umuvuduko, ari gukoresha abadayimoni barahagurutse baciye mu nzira zose. Mana ashaka natwe ariko twizera Yesu nk'uko ab'icyo gihe bamwizeye. Yesu Kristo ko arajo n'uyu munsi niko akiri kandi ko azahora iteka ryose, n'abazakurikira mu indi generation nyuma yacu niba Yesu azaba ataragaruka, bagomba kwizera biganye batubanjirije, intumwa, abahanuzi, intwari zo kwizera. Hanyuma murongo wa 9 wenda wa 10 turawihora, reka dusome murongo wa 9. Haravuze ngo ntimukayobywe n'inyigisho z'uburyo bwinshi bw'inzaduka, kuko ibyiza ari ku mutima w'umuntu wakomezwa n'ubuntu bw'Imana, udakomezwa n'ibyo kurya, kuko abitaye kuri byo bitabagiriye umumaro. Reka mvuge nti abitaye ku biryo ntibyabagiriye umumaro. Uyu murongo wongera wumve neza. Ntimukayobywe n'inyigisho z'uburyo bwinshi bw'inzaduka. Inyigisho z'uburyo bwinshi bw'inzaduka zira zose zitwa prosperity gospel, biremwe nonaha. Mana hari ibyo hinduye ku buzima bwawe, tera haleluya, Imana ikuremeye ahumutse, abantu nka 5 Imana iremeye ahumutse, mutera haleluya. No nta ntwaro bacu kurwaza gishe gutwara. Atumva nkubwiye, hari intwaro zazicuzwe, hari intwaro z'ubukene, hari intwaro z'amarozi, hari intwaro ati niwe byizeye ko Imana ivuze ko bitazajya bigutwara, haguruka utera haleluya. Zero, ubwo si ubutumwa. Imana irakugabura, Imana irakwambitse. Ntimukayobywe n'inyigisho z'uburyo bwinshi bw'inzaduka. Umva rero noneho hano uyu mwanditsi agiye gutasenyera ibyo bintu byose, kuko ibyiza ari uko umutima wakomezwa n'ubuntu bw'Imana, udakomezwa n'ibyo kurya. Ngo kuko abitaye kuri byo bitabagiriye umumaro. Inyigisho zishingiye ku biryo, inyigisho zishingiye ku mafaranga, abitaye kuri ibyo ntibyabagiriye umumaro. Izo ni inyigisho z'uburyo bwinshi bw'inzaduka, ni inyigisho zirimo ubuyobe, zituma abantu barushaho kurebera Imana mu mafaranga n'akazi n'ibiryo n'ibindi. Ntabwo Imana dukwiye kuyizerera kuri ibyo. No, turebere ku batubanjirije. Tugiye kuvuga ku bantu babiri, Mose na Abraham. Uzasoma izindi ntwari zo kwizera. Ahandi tuzasoma ni mu Baheburayo ibice 11 kuva ku murongo wa 33 kugeza ku murongo wa 40. Reka ngo musigire teste, uhasome ubitekerezeho neza, uhasome urebe ko kwizera bari bafite ikintu kwabahesheje. Mu gihe twebwe kwizera dufite uyu munsi turimo kugomba kuduhesha imodoka n'inzu. None uzasome Abaheburayo 11 umurongo wa 33 tugeze ku murongo wa 40. Mbere yuko tugaruka gukomeza kwiga inyigisho, tuzagaruke wahisomeye, wanahatekerejeho umwanya munini, ntuzahite ucamo wihuta, uzitonde gato, ubanza wumve kwizera bari bafite icyo kwabahesheje. Urebe noneho twebwe kwizera dufite uyu munsi icyo turi kwifuza kwaduhesha biratandukanye. Umva, harimo itandukaniro rikomeye na n'ahantu bihuriye. Niyo mpamvu kwizera kwabo kwanyeganyeje isi, kwanyeganyeje ubutegetsi bwo mu isi, kwanyeganyeje abami, kwanyeganyeje ibikomangoma. Turimo turiga itoro rya Efeso mu kiganiro igihe cyane, twabonye ko Pawulo akandagiye ahitwa muri Aziya, noneho ageze mu mudugudu w'Iberoya, ngo abakonikoni, abapfumu, abantu bose bakoreshaga imbaraga za gikonikoni n'imyuka mibi, ngo bumvishe hari izindi mbaraga zikandagiye aho ngaho kubera Pawulo afite kwizera gukomeye.
ngo abadayimoni batangira kubwira abatware bakoreshaga muri iyo midugudu bavuga ngo nimwiruke muhunge kubera ko hari ubwami buje inahangaha burakomeye buratumaze. ngo abatware bari bafite abadayimoni muri bo babakoreshaga iby'ubukorikori ngo batangira kwirukanka bavuga ngo abubitse ibihugu. umva kandi ni Pawulo wenyine koko, ariko kuko Satani n'abadayimoni nabo ari imyuka babonye Pawulo ataje wenyine ahubwo hari ubwami bundi, hari ubwami bw'ijuru yamanukanye nabwo, Mana Data wa twese, Umwana, Umwuka Wera bari kumwe, ubwami bw'Imana, delegasiyo y'ijuru yose. ngo Pawulo we yakandagiraga baga bari kumwe. niyo mpamvu bavuze ngo abubitse ibihugu bari babonye ari ubwami bakandagiye kandi ari Pawulo mu ruhande rw'umubiri ugaragara. uko niko Gehazi nawe umugaragu wa Elisa munsi we ngo bagoswe n'ingabo z'Abasiriya bagota umudugudu wose w'i Samariya. Gehazi mu gitondo gakango kabyutse abona umudugudu wose wagoswe hejuru, bagose ku nkike hose buriye hejuru. Gehazi asubira mu nzu abwira Elisa ati turapfuye, birarangiye, ubuzima bwacu birarangiye. Elisa arangira amubwira ngo Gehazi, ntabyo uzi, kwiriye guhumuka ukagira kwizera kubona kutareba amafaranga n'akazi. aramubwira ngo waruzi ingabo ziturinze, harimo ingabo ziturinze zirenze ziriya wowe ubonye. arangije avuga ngo Uwiteka we, mbabarira umunkorere ku maso gato gusa, umwereke muhishurire abone ingabo zitugose zarizo. ngo Imana itigira neza ko Gehazi aramuhumura ngo abone ingabo nyinshi z'abamarayika ibihumbi n'ibihumbagiza ngo ziri ku mafarashi yaka imiriro, ngo ya mafarashi yaka imiriro, kandi izo ngabo zaka imiriro. Gehazi ngo yikubita mu gituza aravuga ngo ntacyo tukibaye kuko uri kumwe natwe, iri kumwe natwe ni Imana ishobora byose, nta kinanira, ni Imana ishobora byose. maze risanga arangije arasenga aravuga ngo Mana bahuma amaso, bakore ku maso gatoya kugira ngo tubone uko twisohokera. arangije Elisa arasohoka ngo Imana, kuko yari afite kwizera nyine kwarenze ibigisi, we akimara kuvuga ngo bahuma amaso yise yumva ko Imana yabirangije. arasohoka arababaza ngo muje gushaka nde, murashaka nde? turashaka umuntu witwa Elisa hano watuzengereje w'umuhanuzi. ati nimuze mbereke njye kubereka ahari. arabafata arabashorera abajyana ibwami. ageze ibwami arababwira ngo aba bantu mubatekere ibyo kurya, mubagaburire barye, nibarangiza mubasezere batahe. vasha umuntu wamaze kugira kwizera kutagishingiye ku by'isi, kwageza ahandi hantu kwahishuriwe ubushobozi bw'Imana n'imbaraga z'Imana, mubagaburire. ngo bamaze kurya Elisa abwira Imana ngo bahumura amaso, kandi bararebaga, ariko Imana uburyo yari yabikoze ni uburyo buri automatique ko Imana niyo yaturemye. ngo bahita babona bari ibwami, abise barahagose, babona uburyo babafashe. Elisa arangije arababwira ati rero mugende mubwire umwami wabatumye ko ubu ari ubwoko butajya bumenyerwa, kandi ntabwo twebwe tujya twihorera, nimufate ibintu byanyu mwigendere. ngo kuva icyo gihe hashize imyaka myinshi Isiraheli itarongera guterwa n'Abasiriya n'Abashuri. mbega Imana isi kuri ikintu gikomeye. Abasiriya bagina ingabo zanyazibwe umwami ati murabahora iki kari abantu beza. Imana iguha kwizera nshuti. intambwe ya kane, kwizera gushingiye kureba ku bitaboneka, kuko iboneka ari iby'igihe gito, naho ibitaboneka akabyiteka ryose. Imana iguha umugisha. tutangiye intambwe yo kwizera gushingiye kureba ku bitaboneka. ukomeza ubitekerezo neza, usoma aya magambo. ni Imana uko kwizera gushingiye kureba ku bitaboneka, ni Imana Umwuka Wera atanga. Rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 12 umurongo wa 9. iyi ni Imana Umwuka Wera atanga. birakwiriye ko niba warakijijwe wegera Imana cyane ikaguha umwuka ugahabwa iyi mpano. tuzareba intumwa uburyo zazengereje Yesu mu gihe zitarahabwa umwuka wera ngo zigire impano, bahoraga bamutesha umutwe kuko kwizera kwabo kwahoraga kubereka ibigaragarira amaso y'umubiri gusa.
bagahora basubira inyuma, bagahora bitotomba, bagahora bagirana amashyari, ninde uzayobora undi natuvamo, bagahora bavuga ati subire ko twasize ibyacu, kuko kwizera kwabo kwarebaga kubya hano mu isi. Ariko umunsi bahawe umwuka wera, umva, hari ijambo Petero yavuze rikomeye. Wa wundi wahoraga asubira inyuma buri munsi, yaravuze ngo Yesu wa wundi mwishe mukamubamba ni ukoze ibi. Ati wa mugabo wacishetse niwongeye kudushinja uwo muntu. Arababwira ati umva, ari mwebwe ari n'Imana, twumvire ndi. Aravuga ati rero mutaragira icyo musubiza, twebwe icyo tugomba gukora no kumvira Imana kuruta abantu. Petero yamaze kurenga gutinya urupfu, yamaze kurenga gutinya ubukene n'ibindi, kuko hari igihugu arimo guhishurirwa. Aburahamu yabonye umudugudu, Mose yabonye ingororano. Ibi tuzabigarukaho tugende twiga akantu ku kandi, ariko ndagusabira Imana kugira ngo Imana iguhishurire, iguhe impano yo kwizera kureba ahandi. Kwa kwizera watangiye ari impumyi, Imana igukoreho kurebe kubone, nibwo utazongera guterwa ubwoba n'ubuzima bwa hano mu isi. Ntimukiganyire mutekereza ngo tuzarya cyangwa tuzanywa iki cyangwa tuzambara iki, kuko byose abapagani babishaka, kandi si wo mwijaze ko mubikwiriye byose. Ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibi byose muza byongererwa. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge. Mwami Yesu, turagushimiye kubwo ijambo ryawe ryiza ukomeje kutugaburira. Turagushimiye kubwa mwene data wari muraryumva none ahangaha atangiye guhishurirwa Imana, atangiye kuguhishurirwa. Mana, ndasenze kugira ngo aka kanya ijambo ryawe ryinjire muri we, risesengure rivanemo ibidafite umumaro, ryinjire ritangire kumuhumura amaso arushaho kubona. Urimo kudusaba ko tugomba kwizera izi ntwari kuko ni igicucu cyacu. Komeza kuduhumura amaso, komeza guhumura abasore n'abakobwa bakurikiye ubutumwa bwiza buri gutambuka kuri AYALONI TV. Imbaraga z'umwanzi zabasha kurwanya AYALONI TV zitsirwe, imbaraga zose zahaguruka kuko ubutumwa bwiza burimo kubohora abantu zitsirwe. Mamagaye ijuru, mamagaye ubutware, mamagaye imbaraga z'ijuru, Imana rurema, Imana ishobora byose, Imana itagira ikinanirwa. Mana, ndasabye kugira ngo imbaraga zawe zigote irivuga butumwa, kandi umuntu wese umvisha ubutumwa bwiza muhumure, muhe kwizera kurenga amafaranga n'akazi, kurenga ibyo byose, kuko tuzasanga uku kwizera baburamu bari bafite, ba Mose, abatubanjirije ba Pawulo, ba Dawidi, uku kwizera kwabahesheje n'ibifatika, kandi bapfuye babifite ariko ntibari babyitayeho. Mana, igituma benshi muri iyi minsi bamaze kunanirwa kugukurikira, bakaba bacitse mu nzu yawe, bakaba baretse iby'agakiza, umwanya bagwaga ukaba umaze gushira, nuko kwizera kwabo baracyari kuri ya ntambwe ya mbere ireba kubiboneka gusa. Bari kubona isi iri kubasiga, bari kubona isi iri kwihuta, ifite umuvuduko, bari kwihutana nayo umwanya bahaga Imana barawubuze. Ariko turasaba, turasenze kugira ngo kwizera kwawe iyi ntambwe uyibateze, kuko abantu bagufite babasha kubana n'Imana, bagasenga, bagakiranuka, kandi bakayiha umwanya, kandi uko kwizera kukabazanira n'iby'umubiri. Urakoze Yesu, ndagushimiye kumvishe gusenga, njyambaje nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Hanyuma ikiganiro nakagaruka. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwami